Reka twongere tubasuhuze inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere kandi ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi rero ni company yanyu Nzuri Business Group Limited, aho ibagezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ndetse kabagezaho n'andi makuru yose ajyanye n'imitungo itimukanwa muciye kuri channel yacu ya Nzuri Market. Ni karibu cyane rero, turabakunda cyane, ari nako kandi tubibutsa gukanda subscribe utarabikora, ukande kukazogera ndetse ukore na share, inshuti n'abavandimwe babashe kujya babona ibyiza byose tubagezaho umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Nkuko muri kubibona ku maskrini yanyu, tugiye kubereka igipangu kirimo inzu ebyiri, kikaba kiri mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata, haruguru gato cyane ya ADPR, cyangwa se ujyayo ushobora no guca opposite na Paris Hotel. Mbese ni mu mujyi rwagati, wa Nyamata, kandi hafi cyane ya kaburimbo. Iki gipangu rero kikaba kigurishwa, kandi kikagurishwa amafaranga atari menshi, amafaranga makeya rwose, kuko iki gipangu icyambere cyo kiri mu kibanza, cyase ni ikibanza kinini cyane, kirifite ubuso bwa metero kare 700. Ni ukuvuga ngo ni ibibanza bibiri mu by'ukuri kandi birenga, kuko muzi ko ikibanza ari metero kare 300. Aha rero ni metero kare 700, kandi hakaba hazungurutswe n'umuhanda, by'umwihariko akaba ari umuhanda bagiye gushyiramo kaburimbo, kuko murabizi ko Nyamata cyangwa se akarere ka Bugesera muri rusange kari gutera imbere ubutitsa kubera ikibuga mpuzamahanga cya Bugesera, ari cyo kibuga mpuzamahanga gikomeye cyane tuzaba dufite hano muri aka karere. Bivuze ngo rero aha hantu hari gutera imbere cyane, uyu muhanda bagiye kuwushyiramo kaburimbo. Ntabatindi rero, reka mbabwire details z'inzu zose uko zimeze. Iyi nzu nini muri kureba ni inzu ifite ibyumba 4 binini cyane byo kuryamamo, ikagira douche na toilette ebyiri, ikagira salon ndetse na salle à manger, ikagira yewe n'igikoni cyo mu nzu, cyangwa se aho ushobora gutekera mu nzu. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu ifasheho na shop cyangwa se boutique isohokera ku muhanda, nayo muraza kugenda muyibona. Iyi ikaba ari inzu nyine nini, ndetse ikagira na annex yo hanze ifite igikoni, icyumba cy'umukozi na toilette byo hanze. Ibyo bikaba ari umwihariko ku nzu nini, ikaba iri mu gipangu cyayo yonyine, kandi ahantu hanini hashobora kujya imodoka zitari munsi y'enye, ndetse ukaba wahashyira na jardin nziza. Pardon. Hanyuma iyi ni inzu yindi yo hepfo, cyangwa se inzu ntoya, yo ikaba ifite ibyumba 3 na salo. Ibyumba 3 byo kuryamamo ndetse na salo, ndetse ikagira na douche na toilette imwe mu nzu. Nayo ikaba ifite jardin nini nk'uko muri kubireba, na parking y'imodoka nayo nk'eshatu, nubwo idatunganyije, ikaba irimo n'amakaro. Iyi nzu mu by'ukuri, izi nzu rero zombi, iyi nzu nayo kandi ntoya ifite nayo annex yayo, ifite nayo douche na toilette yo hanze, ikagira igikoni cyo hanze, ikagira n'icyumba cy'umukozi hanze. Iki gipangu cyose rero kigizwe n'iyi nzu nini nabasobanuriye uko ingana, kikagirwa n'iyo nzu ntoya y'ibyumba 3 nayo nababwiye uko ingana n'ibyo ifite, kikagira na boutique ku muhanda. Iki gipangu cyose gifite ubuso bwa metero kare 700, hano mu mujyi wa Nyamata rwagati, hafi ya kaburimbo, hafi y'isoko, hafi y'ibitaro, hafi y'amashuri, hafi y'amahoteli, mu mujyi rwagati, hafi ya gare, mu mujyi rwagati wa Nyamata. Iki gipangu cyose turagishakamo miliyoni 40 zonyine, kandi ziri negotiable. Miliyoni 40 ziganirwaho, ukigurira igipangu cyiza cyane kiri ku muhanda ugiye gucamo kaburimbo. Nyaboneka babandi bagira iwawe, babandi mushaka kugura ahantu heza ho gutura abana bisanzuye, ndetse ufite n'amafaranga winjiza unatuyemo, iki gipangu ntabwo gikwiriye kugucika, kubera ko miliyoni 40 ni igiciro kandi kiganirwaho. Ni karibu cyane rero. Mbere yuko rero mbabwira contact zacu mushaka kudushakaho, aho mushaka kudusanga, ndagira ngo mbibutse yuko kandi tubakorera property management. Ni ukuvuga ngo amazu yanyu, imitungo yanyu itimukanwa tubasha kuyimanaginga, tubasha gushyira abapangayi muri ayo mazu yanyu,
tubasha gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yabo, tubasha kubishyuza, tubasha kuyakorera amasuku, kuyacungira umutekano, kuyatangira imisoro, mbese gukurikirana inyubako zawe. Hanyuma wowe ukajya uvugana na konte gusa, ntabwo wavunika wubaka inzu nurangiza ngo ujye wirirwa wirukankane inyuma y'abayirimo. Ahubwo Nzuri Business Group Limited hari ku bwawe kugira ngo tugukorere property management, ujye uganira na konte yawe gusa, amafaranga yawe agereho ku gihe kandi nta mwanya watakaje. Icyo gihe rero tukumanagingira kandi neza mu buryo bwa kinyamwuga. Si ibyo gusa rero, kuko tubasha no kukubakira, tukakubakira kandi neza ku giciro cyiza udahenzwe, kandi tukakubakira inzu zikomeye. Rero niba ufite ikibanza tugane, tugushushanyirize, tunakubakire, cyangwa se niba utanagifite tukurangire ikibanza, tunagukorere plat, tukubakire kugira ngo rwose uture utunganirwe. Ari nako kandi nyaboneka wowe ushaka kugurisha, no tukugurishirize mu gihe gitoya, utarindiriye amabanki niba ari cyamunara cyangwa ibindi bibazo utarindiriye, ariko kandi ushobora no kugurisha ushaka kunguka. Iyo business ngwino tuyigufashemo, tukugira inama, hanyuma tukugurishirize, ugura ahandi, ucuruze gutyo. Cyangwa se niba ushaka kugura, ngwino tukurangira ahantu ugura hatarimo ikibazo icyo ari cyo cyose, hatari mu manegeka, hatari muri litige iyo ariyo yose, tukurangira imari iyabyungura. Ni karibu cyane rero muri Nzuri Business Group Limited. Ushaka gusura iki gipangu twakweretse kiri Nyamata mu mujyi rwagati, cyangwa se ushaka izindi serivisi zose za Nzuri Business Group Limited, ushaka kudusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako ya Centenary House muri etage yayo ya 2, cyangwa se ukaduhamagara kuri contact zacu arizo 0788 48 67 cyangwa se ukaduhamagara kuri 0781 2 inshuro 3 0123. Si ibyo gusa, kuko ushobora kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Komeza rukande subscribe wowe utarabikora, ukanda akazogera, ukore share kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi kundi 5 kuri 5, kuko ibyo tubafitiye mu mitungo itimukanwa ni byiza gusa. Turabakunda cyane, iwacu umukiriya ni umwami.